ikaze nanone uwo ukunda gukurikira ibiganiro bya NBA Zoom, inkuru zacu ukuri kwawe bigiye bitandukanye bya buri munsi tukabibanamo ku makuru agiye atandukanye abakomeje kugenda agaragara kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha no mu gihugu cy'u Rwanda, zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Urugero navuga nka Instagram, TikTok, YouTube nkurikiraho kano kanya, Facebook, X ndetse no kuzindi zigiye zitandukanye. None ugasanga no kubitangazamakuru bagiye bazigarukaho. Ibi rero bije nyuma yuko ku munsi w'ejo ku itariki ya 18 z'Ugushyingo 2025 hari ku munsi wo kuwa kabiri, ubwo Ishimwe Vestine yapostingaga amagambo akomeye cyane ku rukuta rwe rwa Instagram ahashyirwa ubutumwa bumara amasaha 28 gusa kuri story, bwateje igikuba mu bantu batangira gutekereza ko Vestine yatandukanye n'umugabo we Idrissa Uwedarayogo, Umunyaburkina Faso barushinze. Bakimara kubivuga gutyo, ibitekerezo byatanzwe ari byinshi. Gusa kuri uwo munsi mu masaha ya nijoro, uwitwa Irene Murindahabi Kashamakokero Morodekayi usanzwe ari manager cyangwa se areberera inyungu Vestine na Dorcas, nibwo yahise apostinga amafoto aherereye mu gihugu cy'Ubwongereza kuri stade Emirates Stadium, stade ya Arsenal. Ni ibintu byavugishije abantu benshi, babitanze ibitekerezo bigiye bitandukanye, ari nabyo tugiye kwibandaho cyane. Mumve ibitekerezo bagenzi banyu bagiye batanga kuri aya mafoto ya ibiki bisobanuye iki. Ese ngaramara kubona ukuntu gahunda zimeze akahita asohokera mu Bwongereza? Ni ibintu byatunguye abantu benshi, bamwe birabababaza, abandi bakabitekereza ukundi, nkuko namwe mu bwo mubyumvise ari uko muruza kubitekereza. Hari ababifata ukumwe, abandi bakabifata ukundi. Tugerageje gusoma mu bitekerezo twakubiswe n'inkuba cyane pe. Hari nk'igitekerezo nagezeho ako kanya, umusana umwe wenda sindi buze ko mentioning amazina, mwebwe mwigireyo mwisomera amazina yabo. Gusa umwe yanditse ati, uyu munsi nibwo namenye aho Yuda yasohokeye nyuma yo kugurisha Yesu Kristo. Abandi bati, ariko se mani ntumbwire ko uri mu Bwongereza. Undi arandika ati, Yuda yibereye kwa Arsenal. Ibitekerezo bitatu wagerageje kubikusanya, ni ibitekerezo birimo gutekereza ko Irene ari we washoye Vestine mu byo Vestine ari guhura nabyo mu rugo rwe. Ibindi bitekerezo hari abagize bati, gute nisanze hano rero? Undi ati, tubwira ukuri wana, tuve mu rujijo, ubwo se ibya Arsenal birahembura imitima yacu? Undi ati, nge nabonye kiriya Cyongereza yanditse ari icyawe. Undi ati, arashweza gusa. Undi ati, nizere ko Vestine ugiye kwita amujyana he? Ibitekerezo ni byinshi. Hari uwanditse ati, tuzapasura ryari se umusa? Abandi bati, ubadusuhurize. Undi ati, umugabo simbakunda wo kuri TikTok ajya avuga ati, ngewe umugabo wa Vestine simukunda. Abandi bati, kuyobyibura ari papa no kwica iperereza. Undi ati, erega n'ubundi ibyo wigira byose turabikwegekaho. Undi ati, sinone se ko ntacyo watubwiye ubwo ni ibiki? Abandi bati, ntuhava utarebye derby Londres. Abandi bati, aho ndi kumwe nawe, ntataha atarebye ukuntu abana wume baconga umupira. Ibitekerezo ni byinshi. Nawe tekereza, amafoto amaze amasaha 9 gusa akaba amaze gukundwa n'abantu 9,481 n'abantu 245 batanze ibitekerezo, kandi byinshi ari byibasira. Gusa hari abatangiye kwandika bati, turahangayitse ku kibazo cy'umukobwa wacu, mutubwire n'ukuri, tubwire tuve mu rujijo. Undi ati, pase watanze yanze kuvamo igitego because of Idrissa.
bamwe bati Vestine yabivuzeho ko yahakinzwe, uruhu rwe nta kibazo rufite, Satani akozwe n'isoni. Abandi bati ukuntu usenya ubuzima bw'undi mwana, niba ari byo koko Imana izabikubaze, niba atari byo komeza utere imbere. Komenti ni nyinshi, komenti ni nyinshi pe, nawe utekereza ibitekerezo 250 245. Ntabwo twabivugaho ngo tubirangize, ahubwo mureke tuganire. Ese uremeranya n'abavuga ko Irene bamwita Yuda, bavuga ko Irene yaba se ari we ufite uruhare rukomeye mu gusenyuka k'urugo rwa Vestine? Kabenshi bagenda babimwegekaho kari we wamuhuje na Idrissa, gusa nyamara ntabwo bo bwabo bigeze batanga ubuhamya ko Irene yaba ari we wamuhuje na Idrissa. Nta hantu byigeze bivuga usibye abantu bo bwabo nyine bagiye babivuga, kuko Irene ntiyigeze avuga ko ari we wamuteye pase, na Vestine ntiyigeze avuga ko ari Irene wamuteye pase ngo amuhuze na Idrissa. Kuko Vestine ni umuhanzi kazi umaze kubakize nawe na Dorcas. Dari byoroshye cyane guhurira n'umuntu kuri social media akamubwira kamukunda, akamubwira uko yamubonye n'iki. Rega nta n'uwamenya ahantu bamenyaniye, kuko Vestine ntiyigeze atuganiza inkuru yo kumenyana nawe uko yatangiye. Ni ibintu rero abantu barimo kugenda bagira mu rujijo rukomeye cyane. Gusa tuvuye mu bitekerezo, hari n'abandi bari kuvuga ati ni prank, abandi bari kuvuga ati ni prank kabisa, bati tubwire indirimbo cyangwa wigendere. Ugasanga wenda abandi barimo kuvuga bati promotion y'indirimbo nshyashya. Ni ibintu biri mu rujijo, gusa ndakomeza mbashakira amakuru akomeye, ndakomeza mbagerera indani, komeze ndebe nimba koko yaba ari prank cyangwa se ibintu byaba biri seriye. Gusa mwibuke ko Vestine asibye amafoto yose ari kumwe n'umugabo we. Mwibuke ko amagambo yanditse nubwo yahise yasiba, ndetse n'ibindi byinshi. Turakomeza kugenda tubikurikirana, cyo gusaba komeza ukurikire NB Izum inkuru zacu kuri kwawe, kanda like, subscribe, comment, tujye tubana buri munsi. Je nitwa Sana, ciao ciao, hasta la vista.